This is the last stage of the 2025 Tour du Rwanda 7, all the way from Kigali Convention Center back to Kigali Convention Center, presented by Visit Rwanda. And of course, the next cars you're going to see are lining up are the cars that our guests will be. Yes, abakinnyi benshi rwose urabona ko ubirebeye ku myenda yabo baguye ngo irangiye riri hariya rya zebra abenshi ryabanyereje kuko ari hatose agiye bafata feri kanga. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on personne ne peut maîtriser, c'est la. Uyu munsi urabona ko habaye ibintu n'abashinzwe ibyiteganyagihe batigeze bamenya. Ibyo bintu byahungabanyije irushanwa ry'uyu munsi rwose. Ni ikintu cyabaye tutari kugira icyo tugihinduraho. Bwa mbere byabaye abakinnyi benshi baragwirirana hafatwa umwanzuro wo kubihagarika. Nyuma babonye ko umuhanda w'umutsi turongera turagenda. Wari umwanzuro mwiza, ariko tugiye gusoza birushaho kuba bibi cyane. Buri muntu wese yahise acanganyukirwa, ariko hafatwa umwanzuro wa nyuma wo guhagarika kongera kugenda ku mpamvu z'umutekano, kandi ibyo bigomba kubahirizwa. On ne voulait pas finir par terre et c'était une décision collégiale de se dire que la sécurité était la priorité tout simplement. Et nabyitabiriye nzi ko ngiye kubona ibyishimo, ariko uko byagenze kose byatewe n'ikirere birabangamye kuko abura hari umuntu wari wizeye ko uyu munsi arakora cyane akaza gufata umwanya wa mbere, kuko abenshi bari guhemba bonaga batishimye neza kuko kano gaturuna kari gasigaye bari bishyizemo ko baraza kugatsinda. Ubwo rero biza kurangira bigenze gutyo, ubwo nyine amahirwe nayo umuntu witwaye neza ejo. Uyu munsi ni uburyoshye, ariko imvura yatubihirije ntabwo etape yarangiye neza. Urabona wenda iyo itwarwa n'umunyarwanda u Rwanda rwari kuba ruri hejuru cyane, kandi n'umunyamahanga nyine ubwo turayihombye iyo ngiyo. Byapfubye cyane rwose, kuko niba twari twizeye ko haraza kubonekamo wa mbere tugahita tubona bafashe uwejo, urumva ibi bintu byabangamye. Abantu urebye nk'ara kwa Munyoni rwose byagenze nabi, bahageze usanga bari gusubira inyuma, wari bavuze ngo haraba uwa mbere usanga bari kumubyiga bitewe n'igare.